shushu ni meza bigiye gushya banguka mwana dusangire yego banguka sheri twatetse ifiriti yego banguka shushu ndagukumbuye oya uze wiyogana nta kibazo njyewe ngiye gusoza koga yego banguka urasanga yashyushye thank you baby bye banguka thank you yego shiraramamagaye we ewa karame shushu aha ibigabo by'ibicucu gusa ugize ngo harura rugabo ubundi rw'urucucu ugize ngo kiyewe ndanarurambiwe urunu ruhera kwa mbere rwagiye kwa mbere ku cyumweru rukageza ku wundi wa mbere umuntu yaruca inyuma ngo yaruciye inyuma ugize ngo biriya bikoma byaro bizarushiramo ari uko umuntu yashatse undi mugabo ruzakabona sha ugize ngo neje n'umushyukwe gusa n'ukuntu nari natunze ariko ntacyo nzakimena Jesus is Lord hey kanirwaneho nubwo namenyereye kwirwanaho mama we n'umugongo uranyishe kubera iriya mbwa ugize ngo hahiye koko rwaneho ugize ngo kiriya gicucu ubundi ugize ngo uyu muneke wanjye urabimfasha ugize ngo Yes we What? Jesus is Lord hey ndamuswera kumba umuginga agiye kwirongoza umuneke mari ni n'umuzungu ndagasisha mana we ugize ngo mana we shama ni n'umuzungu ndamuswera uriya mana we kumba agene kwirongoza umuneke mana we umuneke kandi mari mana we ndamuswera wa n'umuzungu ndakase mungu we ugize ngo ari kubikora ugize ngo we have mama we hahiye koko ugize ngo ugize ngo Yes we What? Jesus is Lord hey back away yo mama we yeah we ibona sha mbega ibintu sikaye n'umuzungu ni inzobe ndakapfa awe kora ariko kiriya kigabo kakamubwira rero kera reka ikintu we baba we ndagufashe
ndagufashe urukwira ngo zumuneke Mfashe ngira nese wa urukwira ngo zumuneke barakubeshye bana ndimo ndarya umuneke sister ariko nawe tureka turebe ndakwiyamye bana mfashe ngira nte sister sawa nta kibazo uri umuturanyi mwiza reka nta kibazo nari